Rugenera rugenera. Ndabona warakaye. Ariko ubundi unyuze. Nyuze ku marembo. Nsanga hakinguye. Kose ko ndeba wanambaye nabi. Ceceka. Waretse nkakwigisha uko bambara umupira. Reba iriya modoka. Urayibona? Reba inyuma yawe. Urayireba? Nayibona. Umugore ntiyabintanyanga. Kandi nguru umuyobozi. Ndi inshuti yawe aba n'umuyobozi. Ariko mbere ya byose ndashaka kubanza kukwigisha uko bambara umupira kuko ndabona wambaye nabi. Ndashaka kubikwigisha uko wambara. Ahubwo vuga uti umushyire. Umushyire. Ariko se genda buri ufite akabazo ngira ngo mu mutwe. Ndabona ngiye icyo nagufasha. Twegereye Indera. Nakujyana Indera. Akabazo kari mu mutwe kakava. Agakemuka. Indera. Indera. Hakurya. Hakurya hariya niho ukwiriye kujya. Hakurya. Yewe ngindera. Cha ningutangayo bapana. Ningutanga urajyayo. Aha ni iwanjye. Ariko sikufasha. Aha ni iwanjye. Sikufashe ndi umuyobozi. Uyobora. Reba uko bayigize. Reba uko bayigize. Reba uko bayigize. Ngo ikisha. Umva rugenera. Ngwindera. Umva rugenera. Umva. Bya biraza gusobanuka. Biraza gusobanuka nta karaha ngaha. Ariko akaza ukwereka sha. Umva sha, umva. Ahagaze mabere ya nyoko nkakumena umutwe. Cha. Indera. Kanere bihuruka hambere. Cha, ndarufunga. Ma, mukecuru uraho? Nari nakubuze nawe uri mu murima. Yise mama Kete. Karame. Sinzi iyo nari ngiye kujya ariko maze kwambara ndavuga nti se sinzi ukuntu mbonye ibi. Reka nze mwana wa se mwana wa niko ye. Imana ishimwe. Ndaho mwana wa ndaho rwose. Ibishyimbo ubu hari igihe ujyamo nuko ndarandura ndareba nagira ngo ndebe yuko imiteja byari byaturira. Ariko bimaze guturira. Mu minsi mike ndaba ndya gatonore. Meze neza no kuri mama. Ndaba ndya gatonore. Imvura iragenda neza. Muri aho ariko mu rugo. Mwamahoro mu rugo. Namahoro mpari. Naho ubundi ho tugende twakire mu nzu tuganire twicaye. Tuganire twicaye nuko. Konyagupfa we kri. Wajya ureka kunkinisha ko ubuze ko ndi busubire mu kazi mu nimugoroba. Kaisha mva nkubwe ukunda abana wagira ngo wagize bwaki cyangwa inzoka. Ku muryango kunafunguye se maheru wafukusha. Shabanguka niryamire. Akukire.
Nkuko. Yes. Neza ubona. Banza kwicara ibumoso bwanjye usura umugore wanjye ahera. Muri zara umugore wawe ubundi bigakunda. Nuko ngo uhuye nande se kandi. Umva mu yindi bwana yipfiriye. Ninde se kandi. Tubyihorere nyibwirira amakuru yawe. Ariko shaka. Akomeka mu byinshi. Siko umwana duhuye murebye neza icyo yakikaza. Nzi ko ari n'igihe umuntu no kuri ushobora guhura nawe ugahita ubona imigendere n'iki n'imibereho. Ariko no mu kerero. Reka nakoze kera she. Ese ubu nzabigeraho. Nakoze kera. Ubu ngiye nzabigeraho. Urabona nkikeneye ipantaro kwambara munsi yo none. Winkora korodoro wafunguye inda wayiraritse nako taye. Iyo ngomba gufata akayaga mugende muko ahubwo se. Ibyo namukunganira iki? Ibyo namukunganira iki? Kibigize. Namukunganira ibyo inama ucambwira mwana ugiye ufite igihe gito. Kundi nta nuko akakombye kubibwira hanga twakagiye kutwicara ahantu nk'abantu b'abagabo. Wangurira se? Nakugurira burya ariko ubaye imbwa nje nakugurira. Ubundi baravanga inzoga y'imbwa inuka itabi. Yes. Neza uvuga kandi uraza kunyita imbwa. Uzi impamvu ze? Nimba umbwiye ngo ushaka kugisha inama ushaka kugira uti. Kanza ni wowe nkakuganira. It's okay ceceka aho ngaho. Manzi ko wagira ngo urimo gukomagura. Bose. Niba wikora gutya. Izi ni byere gusa. Ntabwo ari byere hano hari inkoko. Inka. Ihene n'ibindi ntavuze wanshwite yeso ataka umva sanze tuve muri ibyo ngibyo buriya rero hari ikintu nshaka ugire ba mukobwa mu kazi sibyo ba mukobwa w'inzobe so mu izina ry'uwe n'umuzi nakombamo n'umwirebesha cyane uriya muremure ntuzako inde Kelly yes Kelly aha ndumva wabamenye rwose fata gutya barakwirukanye ahubwo se wewe wamenye izina ryiwe Kelly yasura waje ari umustajeri bakamuha akazi ese ko bari umustajeri byakora ko yaba umukunzi wanjye akose vipi ese ko nabyo cyari kinze kubwiraho nusibije gute byo kunyakira inkorero wapi akemera no semundi wazima no busambo ugira nta kibamarira ajya nta nabura byeri zinganye nzanywa naje mu bukwe nese undi umubona gute nikibonaje kuko hariya mu kazi iyo ndebye niwe muntu uri macuwa nafu nabasha kugisha inama ntabwo se ko numvise ngo Jean Paul narimo kunugana aya ntajya Jean Paul ahubwo se Jean Paul arusha ikikuriye cyuvuga ati kiriya cyanjye cyancika ikibazo ahubwo ngewe ikibazo nawe mfite nuko nawe waba waratakayemo ni wenda nicyo twakora ariko rwose Jean Paul wapi none ngewe icyo nashaka kukubaza wowe mbwira umubona gute kugira ngo mbe mbonaho mera Chris reka mubwire utagira ngo ndimo gutwenda pe ku myaka yawe ufite n'uburyo waje utakamba bagira gute bakugaragaza bakagukoresha ngo ngwino wese yaje ukajya amahirwe ugafatisha ni ukuri ko Imana ibintu nkubwira njye ntabwo mbica ku ruhande kare si amezi 6 maze hari mu mezi 6 usaba kwikenura wishyura inzu ugira gute ugura imyenda ndabyumva kare ubu ntabwo ukeneye kuba wakwiteza imbere Chris mwana wa mama kuzi ko abakobwa bene ahangaha nta kindi kiba barya kurusha imungu waretse abakobwa bahanze ahanga ukabanza ukagira gute ukumva uretse mubwira utaze kuba ngo wenda ngo ndamushaka cyangwa ndagira gute sibyo njye na Jean Paul nawe mubwira ariko Jean Paul arakurenza Jean Paul abizi ahembwa umushahara uko by'uwawe inshuro nye nese ko arenga ko ahembwa umushahara muremure nicyo cyatuma ibyo nyine nanjye ndagira ngo azi ko nje kukugisha inama nari ngwize ko si mu mwana okay nanjye nimba wari unyizeye reka nkugire inama nk'umuntu wizeye sibyo Jean Paul nk'umwana mbona witanga mu kazi kandi ufite avenir ya ejo hazaza ndagira ngo nkubwire ngo niwishinga abakobwa bigeye uriya mukobwa si mwiza se ngo kubita agashya se ndamuvuga wise twasitswa nawe wasanga na mpamvu urimo urambwira ibyo bintu ufite amakuru y'umusore wamusohokanye umukobwa arya inkoko nyuma y'iminota itararenga 13 hagati ya 13 na 14 yaka ifi urumva nyuma y'iminota 8 noneho aravuga ngo hano habazingara iryoshye
none ntagereka kuko yari yabishutse umuhungu ngo nibwo bwa mbere ngo ageze muri ako kabari urumva arangije ahita ababwira ngo sheri urumva ukuntu yamubwiye ngo uze ngo shambure muri 6 ngo uzi supanete ibamo gabanya ibyo bistori byawe ndagira ngo wasanga n'uwo muntu ari wowe ahubwo wasanga uwo muntu ari wowe ndagira ngo nkubwire ngo nujya kwishinga abakobwa b'ino minsi ni bya bindi bavuga ngo wishinga imishinga runaka ugacuna imishumi y'ishati kandi ibyo nkubwira ni ukuri mwana wanjye nta mishinga mu bishirira wowe reka nkubwigire inama nziza si uje kungisha inama kandi nyikeneye pe korera amafaranga yawe wikenure ugira aho uzigama sibyo kandi ibyo nkubwira ni ukuri kw'Imana niba ubikurikiza nzi neza ko uzampamagara uwo muntu w'umugabo ukajya watsa imodoka yawe ukaza ukandeba kandi cyangwa se nanjye naza ko gusura nkagusura iwawe cyakora reka nkubwire sibyo aho wajya hose umva nyine nkubwire ceceka sibyo ku rundi ruhande uri umuntu w'umugabo sibyo impamvu nje kubikubwira impamvu yanatekereje kubikubwira ntabwo uri imbwa uri umuntu w'umugabo sibyo uriya mukobwa ari namukunze pe nta n'ubu ngubu sinzi amagambo mbwiye ntabwo ndimo ndabasha kuyanariza neza cyane ariko wese wimeze telefone yanjye urashaka iki ni urugero ngiye kuguha wari wamukunze inzobe ni na mwiza pe sibyo suye no telefone abantu ntibayireba gutyo ushyize ku gutwi bakabona ni nziza ariko hari aho wayagera ikabura amarezo ndabeshya ntabwo beshya wowe wakunze housing rero ushobora gukunda housing wego ntabwo umucira urubanza si bw'Imana ariko ushobora gukunda housing ukareba inzobe ukagira gute ariko buriya yoza iminsi 2-3 yikurikiranyije saa 5 mu gitondo saa 5 na nimugoroba ajye wasanga murusha inzobe mama meze mutese turaho mwana wa nukuri se tujya mu murima mvima kenda kawe keza none se dari nsohotse yaraho ngiye ndereye amaso rero hari haruguru mu bishyimbo numva ngize akantu ko kujyayo ntireka ndebe uko bimeze urabanza ngo ukuremo none mwana isuku yanjye ntuyizi koko reka ntacyo byabaye nukuri wari uraho ariko nyamahoro umugabo waraho mu rugo araho mama shenge araho ariko ntabwo bimeze neza ukabonekerereza vuga numve vuga ijwi numve risohoke ntabwo bimeze neza byarahindutse byarahindutse mugabo yarampindutse umugabo yaraguhindutse ndateka ntarya arinjira mu rugo namusuhuza akambwira nabi none se mwana wa niko yahoze ni ukuvuga ngo bije ubu ngubu mwana wanjye rero na kera na kare abagabo ntibabura ibibarindagiza hanze aha haba hari nk'abana b'abakobwa bakeneye amaramuko urumva bakamurindagiza pe ukamubura Baramubwira yego nakumva ndabizi uracyari umwana muto no kuba usabye inama ni ikintu kizima urabizi ukuntu wabonye kariya kazi uza bakusubirishamo bakugira muri stage bakaba ngo ujye muri yaje ibintu nk'ibyo ugize amahirwe urakabona hari amezi 6 ukoze hari nayo rwose numva atagera menye rero ubundi ukwezi kwa mbere mu kazi sibyo kuba ari uko kwikenura ukwa kabiri ukwa gatatu ukishyura inzu ukagira gute ukambara ugasa neza nk'umuntu ufite akazi noneho ugiye kwishora mu bintu by'abakobwa reka mubwire
rero ni urukundo nyine rwari rwanyoboye ariko urukundo kubwo naje kukugisha inama ngikeneye sibyo kubungira inama ndabyumvisha kandi uri umuntu w'umugabo sibyo kandi asante sana mvuga nkubwire we kuri amafaranga usevinge abakobwa shabaziza ahubwo buri n'amahitamo n'umuyimana cyakoze rega n'icyo hari mukunda abantu ntabwo bagomba gupfa abantu cyane naho ubundi ibintu by'abakobwa bo ndabona rero amasaha agiye ntabwo musuye akanya kanini oya ntarije nicyo cyari kinzanye ariko buriya twazanareba n'akuntu twazicara tukaganira ahubwo n'ejo se ntabwo nta kibazo na message zaba wayibonye turacyari amatariki zikageze neza neza sindi umuntu agwerekeza rwose reka afunge umugore we yagiye mu masengesho urabona dore ndawayigaritse ahangaha aha si nkaho yose se ko abyuka aba yagiye iyo mu misozi mwana wanjye yewe kawe sister Ndabona. umeze ute Muraho. yego mama nawe reka nongere musuhuze gaho mwana wa sister umeze ute Si neza. yego Meze ute se? cyane nanjye meze neza Ko wabuze se? ndahari Utadusura. bo n'ubu maze usanze nari ndimo nitunganya ndagiye ntabwo nari mpari ariko tutararenga aho ndabona arabaye icyuki umugabo arimo kukwitaho Cyane. umva mwana wanjye ni amavuta namusize akiri muto aya ni umugabo mama yigeze ava hasi ndareba sigaye akora umusatsi wabaye neza rekera iyo ngiyo ese umukobwa urabona atarahindutse nyine yarahindutse neza atahinduka ni hehe wazaretse nkamusura ko nenda kujyayo nkareba n'ukuntu wa mugani biba bimeze uzajyayo ntabwo ko nabigambiriye kera ariko nabuze uko njyayo Ni karibu. yego Uzadusura. uzasanga wantekeye ifi Nta kibazo. ngaho reka ndacyaganira nawe nanjye nari ngiye mu kazi sister Karame. ubwo mama kubwira umunsi rero azamana uruhushya Nta ntabwo kibazo. nigenga Yego. mama ngaho turasubira rero ngiye mva rero mwana wanjye ubu ngubu uzi icyo nkora nk'umubyeyi ngo nta mvura idahita ariko ibi bizashira gusa ntugasubize umugabo wumvise